nari ndimo nshaka no kugira ngo nzajye mwigerageza aho ngaho noneho numvishe ko ngiye kugenda iriya none asigara ndati ibigori nta n'ibintu byinshi nza gushaka kujya mu gisirikare kumva ngiye nakundaga ibintu byose binanduka nyine kwanga byose ari n'ubundi byari igihungu sinzi nimba biba biri mu maraso cyangwa se ibyo umuntu yishyira yego igitego twe twabyitira ngo ni raketi ubu raketi uzi kuzitera neza cyane cyabaye cya seso ibyo bintu ntabwo bimenyereye ku bakobwa. Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiranye aho muri hirya no hino ku isi by'umwihariko abari mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu twizere ko mumeze neza. Nk'uko bisanzwe rero ni After Life TV tugarukanye n'umutumirwa ni umubyeyi mwiza rwose umubyeyi arasa neza kweri umeze mute? Tumeze neza. Twibwire turushaho kumenya. Yakoze nitwa Ndayishimiye Rebecca ndi umumama nyine nk'uko wari ubivuze ndi Mariye. Ni umubyeyi rero ni umubyeyi twabanje kuganira n'ubwo aje kuri kamera ariko inyuma ya kamera twaraganiriye numva afite inkuru nziza numva ni umubyeyi ufite ibitekerezo byiza nifuza ko twaganira akadusangiza bimwe mu bitekerezo byiza kandi byubaka namwumvanye histoire ye iryoshye rwose nizera ko mwese muza kuryoherwa na histoire ye. Reka tumubwire tumwakire atubwire eske Rebecca ni muntu ki deeply ho dukeya wenda ubundi dukomeza ikiganiro tugera twinjira mu kiganiro gake gake. Rebecca ni umukobwa ntago ndi umukobwa ni umumama muto muto arigenda bitewe na visage umuntu aba yumva kiri umukobwa ariko ndi umumama ni umumama muto muto ubona duhuye wenda ntambaye impeta ushaka kugira ngo hariho n'igihe wenda njya guhaha kwa kundi uri mu rugo rero ngo mwana ngo cyangwa se ngo uwo mukobwa ngo mubaze icyo ashaka sometimes nyine biragutusha ariko visage yawe uracyari muto biragaragara usibye ko n'undi ukiri muto ubu ngubu ufite umugabo n'abana nk'abangara umwana umwe biragaragara rwose cyaro umujene ni umujene Mariye ni umujene mama biragaragara. Rebecca mbere yuko wenda tujya mu tubwiye ho gatoya deeply uriwe ariko hari n'histoire yihishe inyuma yawe dukurikije ukuntu tukubona uburyo ugaragara uri umujene koko kandi ubona ko ufite swaga. Ubundi Rebecca ni muntu ki nko mu myaka turakubona uri umujene mama mu gihe ukakanyura umugore ariko hari ubuzima abayeho mbere yuko ushaka hari n'ubuzima ubayemo nyuma yuko ushaka. Turagiye ngo udusangize experience uduhe mbere yuko ushaka umugabo wari muntu ki wari umeze ute guhera nko mu myaka 15 burya no umuntu abatangiye kugimbuka atangiye kugira ku buryo nk'ibigwi byayo tondeka ku murongo. Se bana abakobwa baragimbuka bangi batangiye kuva mu ivu nabanga tangira kuva mu ivu mana ni long story. Nari umukobwa nyine ushabutse umusportif twakuranye Rwamagana barabizi nari umusportif nkunda ibintu by'imikino kuko nakuze numva ko byagenda kose ibintu bavuga ngo abahungu bakora ibisi by'abakobwa ngiye nkumva nagira challenge yo kumva ko nanjye nabikora gukina football muri secondaire ngeze no muri secondaire ho nagiye no muri karate nkakina na volleyball nari nyiyoboye urumva ibintu nk'ibyo byibene imikino nk'iyo numvaga n'ubuzima nyine bwo hose ushaka kabisa numva rashamuri none se rutubye wakiriye football ukina karate ukina volley imikino yose wahuzaga wari uyizi neza ariko karate yo ntabwo nazinjiyemo cyane nazikinnye igihe gito nyine urumva ko akundi habaho nko ku ishuri muri interina hari igihe nka after class abantu bagenda bajya mu makara atandukanye hakaba bajya muri karate abajya kubyina bya bindi byo kubyina bagashaya bya gikobwa ntabwo nari mbizi nabaga nagiye kwiga karate cyane ko
n'uwatwigishaga twariganaga urumva byari binyoroheye byari bikoroheye kubona aho menera. Karate wayize igihe kingana iki? Ni nk'umwaka n'igice. Wigeze pasinga se sentire nini? Ntabwo nigeze mpasinga kubera ko navuga ngo ni impamvu zanjye bwite ariko si uko ntari mbizi. Ariko urwego tu wari uriho amakata wari uyanzi neza za mashi cyane ko amashigeri n'ubu byagiye uretse ko ntabwo nyikunda kubikora cyane urumva bishize imyaka myinshi kandi gusa ibya football volezo urumva iyo utandukanye n'ishuri nta hantu henshi byoroshye kubona ikibuga cyane biba bigoye birumvikana. Rero karatezi iyo nshaka nari gusohoka nkabikomeza ariko bako nyine twakuze ibintu bijya gusenga n'iki rimwe na rimwe bakakubwira ati wisera Rwanda urakina karate ngo uzarwane bakuriye mu itorero mwumva nyine bakaguca intege ngeraho mve muri segonderi ndabyihorera. Ariko pe warayigaga kandi wari ubona muri kurwego rwiza. Yego cyane ko twari n'abakobwa bake batarenze nka 3 mu bantu benshi. Wigaga iyo style muri karate? Iyo style gute? Hari izo bita ngo za Wadorio za Shotokani n'ibindi byinshi nanjye byumva gutyo. Warabyibagiye hashize imyaka byinshi rero by'Amadorio urumva njye numvaga ari byo nkunda ariko bitewe nuko ubona n'ubundi si ibintu uvuga ngo urava hano ujya hano waravanga bitewe n'umwarimu ufite abaga ari umwe tukabyiga byose wowe wazagera hanze ukaba wakwicangwa ariko twajyaga tujya no mu marushanwa nize mu bice by'iburasirazuba tukajya Kibungo mu marushanwa rimwe na rimwe bakatunesha ubundi tugatsinda birangira karate usa nkaho ivuyemo ariko uravuga ati wenda imikino 3 nadominagamo football karate na volleyball ubundi umukino wakomeje mu nyirizina tumvishe ko nka volleyball bitewe n'ibibuga birumvikana mu Rwanda ntabwo develop cyane ku buryo bibuga byayo biboneka ariko nka football waba warayikomeje se? Yes ati wabimenye n'ubu numva uretse wenda ko ibihe bijya byangamba numva ibintu bimpuzana football angize opportunity nabikomeza. N'ubundi uracyakunda football naho ugeze aho uri umumama? Hari amakipe se nk'ayo mu Rwanda ufana cyangwa hanze wenda ugikurikirana iyo mipira? Ibintu by'imipira ndabikunda cyane nkafana Peri nkafana Arsenal. Aho ni sawa kabisa. Izo ni ekipe zanjye Visit Rwanda na Peri ikipe y'ikibugu birumvikana nyamukanda. Ndayikunda cyane ndayikunda. Reka wenda tudaciye ku ruhande football nkuko wayikundaga kuko uravuze ati ni umukino wanjye nakomeje none se hari ahantu se waba warageze kurenda nko muri football uduheho nk'iyo story? Ndibuka undi football nayitangiye niga muri primaire. Yego ukiri ikigo nyine ikigo no muri quartier kwa kundi mama ukina karere ntitaye ngo ni mu bahungu kuko bagara abahungu gusa wowe ugira kwikinira kwa kuri dukuramo inkweto tukazambara mu maboko nanjye kandi nkumva ntacyo bintwaye ubwo nibakutaga nka kaboyi cyangwa andi mazina nari garso kaboyi gasore ibintu amazina kuko n'ubu hari abakiyakoresha rero n'ubwo yarashatse ntabwo bishoboka kuko ababizi ntabwo wenda umuntu ashaka kwibara inkuru ariko nakinnye umupira pe urumva naturutse muri primaire nyine umupira ariko kubera ko kundi umuntu aba aturuka ahantu mu cyaro uhita ushamburiye ngo ugere kure biba bigoye urumva kunyura mu ishuri rero ukavuga uti wenda ako sinshika intege nkumva uko byagenda kose uzakina pe rero nza kugera turangije segonderi kuko urumva nakomeje nkina umupira turangije segonderi nza gushaka kujya mu gisirikare urumva njye nakundaga ibintu byose binanduka nyine kwanga abakobwa hari n'ubundi byari igihungu cyane sinzi nimba biba biri mu maraso cyangwa se ibyo umuntu yishyiramo ariko njye numvaga ko muri njye ikintu gituma abakobwa bajya ku rwego rumwe n'abahungu uko byagenda kose kuba nta kitari nubwo nakomereka ariko izo ngoma nagombaga kugikora ubwo rero numvaga ngiye kujya mu gisirikare rwose 2015 kuko twari turangije segondere turi muri cya gihe nyine bamara bategereje kujya muri kaminuza ndagenda negeranya ibyangombwa kuko twarangije 2014 urumva irangira tangira 2015 kumwe amanota batarasohoka noneho amanota arasohoka
2015. yego noneho njye ubwo nyine numva ko na diplome zaraje nyine urumva iyo wabaga uyibonye wajyaga ukayizana noneho ukagenda cyangwa se ukazana ya result slip ugahita ugenda ukayijyana nyine mu gisirikare kiza amahirwe menya ko yaje rero uhita ngenda kuko bari batangiye na ya matangazo ngo abashaka kugenda nkumva nta kintu na kimwe ntujuje niko sinzarikora binyoroheye nta kibazo rwose bari bari kuzamura ukuguru nkakugeza hariya nta kibazo n'ubu ari umusportifu n'ubu pompaje nta na kimwe yego nuko ndangije ndagenda ariko nari ndi kwa mukuru wanjye naragiye kumusura yego noneho nkajya mvuga kuri telefone akabyumva ariko narabihishe mu rugo kuko ntago babikundaga nyine nagumye numva bakunda kubyivugisha aho ngo igisirikare ngo ibiki n'ibiki numva badakunda umwana ko agiye ni kwa kundi umubyeyi aba yumva wakwiga ukaba minisitiri ukabayobora ukaba guverineri ukaba umuganga by'umwihariko nk'umuntu wakoreye mu rugo rukijijwe yego ndangije ndagenda nzana ibyangombwa ndabyicarana buri buke twurira kwa kundi nyine muba muzagenda yego niyandikishije mukuru wanjye abona ko bya bintu biri seriye ugiye aragenda ariherera ahita ahamagara mama arayimutekereza mama nawe abibwira tante wanjye barangije bahita bapanga ukuntu ibyo bintu bari bubinkuremo kandi batankomerekeje nta mbaraga bakoresha bibuka ko nkunda football yego nkaba mfite marume uba muri Kenya yego barangije kandi kumva kubwira umwana kujya hanze angana gutyo birumvikana ibindi byose uhita ubishyira hasi noneho bahita bamuhamagara we noneho ahita ajya muri dosiye arabwira ati noneho ngiye kumubwira ko namuboneye ekipe byo kabyara uko yabipanze atanabitekereza byaje guhura ubona ikipe noneho mumubwire muti twabonye ekipe mwebwe mumubwire ko azaza gukoramo teste kandi ari buzinduka aza kuko bazakora umusibe ejo wara azindukaza urumva kuzinduka nzabihuye no kuba nari kurira tata isi yambanye ndende urakompara buri kintu uhitamo noneho ariko nza kuba kugenda hanze jewe nduriye ndagiye ajya nibaza nyine nkagenda nshushanya nagezeyo inzozi numva ngomba kuzikabiriza noneho numva ko ngiye no gukora ikintu nkunda kandi nakundaga no kwiga kuko nize nzi ubwenge pe wari inkuru abantu twiganye bivuze nzi ko babireba nari nzi ubwenge si ubwo nashakisha nkavuga ngo ngize amahirwe yo kwiga nshobora kubona buruse cyangwa se nyibona hano mu Rwanda ariko hariya ngize amahirwe kuko nimbona ekipe izajya inyishyura izajya ikwishyurira cyangwa se na vie hari igihe nawe yanyishyurira kira ku munzani nsanga igisirikare toa noneho mpita nemera kugenda ubu ugiye muri Kenya nahise ngenda rero ikipe se koko yaje kuboneka ukora yaje kubona urumva we yabimbwiye nta bihari ahubwo we nagezeyo yanga no kumbwira ko ngiye naje gucukumbura na mukuru wanjye tuvuganye nsanga niko bari babipanze ariko ndi we nk'umubyeyi yanze kwivamo noneho ndangije ngerayo arambwira ati rero ndashaka kwa prayingira ukajya kwiga muri Australia numva bya bintu bigiye gufata urundi rwego njyewe muri Australia ukaba wagenda byananga ukajya n'ahandi cyangwa na hano ukahiga ariko wige ibintu by'igisirikare urajya mu byiki abakiriya none basa nk'akweruriye numva arandeviye pe ariko hari umushuti we yitwa Theo ndabusuhuje birasa nkaho ari watumye izo nzozi zanjye nzikabya yaje kumusura mubwira ko nakinaga umupira ati atuzi ko inaha hari amakipe y'abagore kuko hariya habayo ibyiciro bine haribayo diviziyo enye umupira barawufavoriza cyane baturuka hasi noneho ndangije numvishe ko nkabwana ariko hari ukuntu nabona ahantu nzajya njya gukinira na mbere y'uko abimbwira nkajya njya ku bibuga ku myitozo y'abahungu abahungu bakunda gukora impuza ariko nsanga hari diviziyo ya kabiri ahantu barimo bakorera ku kibuga nikorera nyine bisanzwe nari nagiye nambaye teni nkora tize nzenguruka ikibuga sinzi ukuntu umupira waguye hanze y'ikibuga mubahereza umugabo urimo n'umusore Imana imuheruko ridashira yaranapfuye noneho arambona
arampamagara. Icyo gihe nari naramenya igiswahili, cyokora nari nzi icyongereza kuko nakubwiye ngo nize nzi ubwenge. Nagize amahirwe yo kukimenya, nicyo nakoreshaga. Arambwira unaweza ongea Kiswahili, ndamubwira no, ariko yabimbwiye nyine mu cyongereza. No, ndamwe se twakumvikana gute? Namubwira nikoresha icyongereza. Arambwira se utuye he, uruwahe? Ndamutekereza. Arambwira ati se ejo wazaje tugakorana. Yari umuntu ukunda kuzamura impano, urumva ntanzi, ariko arabonye ko ufite impano kabisa. Dribble zawe nk'iza Ronaldo na dribble umupira, urumva arakimura amaso mashyi imyaka 10 n'ingahe, kandi uri umuntu ushaka kumeze nk'urimo kwikorera publicity. Ko nyine ntabwo ko byagenda kose nzakina umupira bitinde bitebuke, babikunde ntibabikunze. Bose no bavuga ngo upende usipende kabisa. Ndavuga ni ibintu bizashoka. Ngiye muri mind yanjye numvaga ko nta kintu kidashoboka. Waba ufite ugufata akaboko, waba utamufite, amahirwe yawe yagomba gukunda uko byagenda kose. Ngiye mfa kuba mbizi ko mfite impano. Umunsi ukurikiyeho naho ngenda garuka. Ariko urumva kubwira ababyeyi ngo bakurera bagufite, bo bashaka ko wiga, nawe ugashaka gucinda inzira, kumbwira ngo ngiye muri siporo, wenda nkadushyira mu gikapu, nkambara nk'ugiye guhaha inyanya, nkafata n'akambaraje kuko hari utuntu tw'udushashi bo yaracyemeye, nkafata agashashi nk'ugiye guhaha inyanya, betegera muri entraînement, ngenda nagezeyo ntangira gusa n'ubagira inshuti. Byarananyoroheye kumenya ururimi rwabo kubera ko igiswahili tukimenye mu buryo bwose. Dutangira kujya dukorana, bakajya banza gusa n'abatinya ngo ni umukobwa, ariko babona ndi ku rwego nyine. Ugajya ukina mu ikipe y'abagabo uri umukobwa kandi ukadomina. Yego. Amasaha nyine yamara kuba nka 12 wenda n'igice, nkasaba ko mvamo kugira ngo ngende nyine ntaza gutaha ijoro, nabwo bikaba bibi. Ndangije nyine turakorana. Ndabyibuka hashize ibyumweru 2 hafi n'igice. Uwo mutoza yitwaga Kalisa, ni Kariyuki ariko barihinye bakavuga Kalisa. Ntabwo ari Kalisa ko mu Kinyarwanda, ni Kalisa mu ndimi zabo Kariyuki. Ni Abakikuyu, abazi Kenya bagira amoko menshi agera muri 40. Ntabwo ubwoko bw'Abakikuyu bagira ayo mazina. Noneho arampamagara turangije interinoma nyine uwo munsi umwe muri iyo, arambwira ati ko nshaka ko ujya gukora teste muri ekipe yitwa Madale United. Yego. Usaca inzu urayibona. Yego, turaza kureba. Arambwira ati wagiye waretse nkazakujyana kuba afite trials zo kugira ngo abantu binjiremo, wagiye gukoramo imyitozo ukagerageza ukareba ko mbona uri ku rwego rwawe. Natashye niyongereye ibiro nka 12. Uvuga ati kabisa none nabonyemo ikintu abandi bantu batambonamo, cyangwa nanjye numva ntari kuri urwo rwego, we akambonamo icyo kintu. Yego. Ndagenda noneho biza guhuza nuko uwo mupapa yaje aho mu rugo. Yego. Urumva yari umuntu wo mu businessman, ibindi ntabizi ntanabyitayeho. Uwo mugabo wundi we akaba wabizi, aramubwira ati makubwiye muri ekipe. Ndamubwira ayo mahirwe ntagucike. Cya mbere iryo shuri bazari kurihira. Icya kabiri ugize imana zo kuba wenda umaze nk'imyaka 5 muri iki gihugu, ubona nationali tukaba wakina no muri nationali. Umusaza barabimwumvisha, baramukomveka, arambwira tuzagende nzajya nguhita iki. Yego kabisa. Nkajya ngenda, twabaga ahantu bita Kaha West, kuva ujya mu mujyi. Yego. Numva ni nkuko navuga ngo burasirazuba, aho habaga ari muri commune Kiyambu. Kiyambu, karitsiye bita Kaha West. Noneho gutega ujya mu mujyi byari note y'ijana ryaho ugura kuba nk'inshuro hafi 10. Noneho akajya ntegera kugenda no kugaruka nkajya ku myitozo. Urumva aho ntibaba baguhemba kuko nyine uje gukora trial. Nigerageza. Yego. Arantegera ndagenda, babona ndabizi kuko hariya urumva iba ari ni ekipe ikomeye. Ni ekipe ikomeye yakina ikintu mu cyiciro cya kangahe? Cya mbere ni nayo ya mbere, ni nkuko mba nyine ekipe za mbere zina. Warunarenza aho. Yari ikomeye. Nyuma twari benshi. Yego. Twari benshi, harimo umunyarwanda yari nge, harimo abatanzania, harimo abarundi, abo muri Kongo. Yego, ni ikipe iri professional kabisa iro kwita hanze. Yego. Ndagerageza nyine nkora igerageza biranakunda. Gusa nyine nkinamo n'iminsi, mara igihe nyine mbikina nk'umunyamwuga. Ikintu cyaje kumbabaza, byageze igihe cyo gutoranya abajya muri nationali kuko numvaga intego yanjye nationali ya Kenya. Yego. Ubu uzagukinira Kenya. Ntabwo niba mu Rwanda byaranye. Reka nze nshininge
ine nationale ya Kenya noneho urumva njye nari maze imyaka 2 yego kandi bisaba ko kugira ngo ubone nationalite yaho byibura niyo bagushugurikira abo maze nibura imyaka nibura 5 biranga narababaye none se nta kuntu wenda wajya gukora communication nko mu Rwanda wenda nka nationale y'u Rwanda nayo yaguhamagara nta communication wari ufitanye wenda n'andi makipe yo mu Rwanda cyangwa abatoza bo mu Rwanda ngiye naje nari umva njya ku gihe cyo mu gisirikare nashakaga ahantu menera kugira ngo ngere muri AS Kigali yego ndashakisha ndagerageza ndi bugeyo naho mu igerageza nkuko yego muri icyo cyumweru kuko twarimo dukina za Kagame Cup ari amarushanwa y'imirenge Kagame Cup ndabyibuka ko no kugira ngo mbone indangamuntu mbone uko nambuka naragize indangamuntu yanjye yari iri mu ekipe yari yarandokise y'umurenge wa Nzige muri Rwamagana yego kuko iyacu yari yaravuyemo none bo bahita bakugura kugira ngo nzabakorere ndabashakisha kugira ngo mbone indangamuntu mbone uko ngenda rero icyo gihe nari ndimo nshaka no kugira ngo nzajye mwigerageza aho ngaho noneho numvishe ko ngiye kugenda iriya none asigare ndata ibigori nta n'ibintu byinshi urukunya mu bigori nuko ujya muri Kenya aryo kipe wambwiye ko yitwa Madale United wakiryemo igihe kingana gite ni igihe cyo hafi umwaka kuko sezo yose kuko impamvu ntatinzemo urumva ahantu nabaga ntago nabonaga umwanya wo kwiga cyane urumva nahise njya no mu ishuri noneho ntago uwo musaza yakundaga ibintu byo kwiga cyane ariko kubihuza ntibikunda we ashaka ko ibyo mbireka nibangaho kugira ngo njye mbone ekipe yanjye irimo nyine shininga narimo kandi none sinahava ngo ngende njye kuba mu mageto n'iki urumva ari ukiri n'umwana nyiri mutoya none mu bihugu by'amahanga ubuzima bwo hanze hariya ntabwo buba bworoshye ari kimwe n'iki gihugu cyacu cy'amata n'ubuki igihugu cyacu ni cyiza cyane numva birangira nyine ngarutse birangira umupira uhagaritse ntago wenda ugarutse mu Rwanda ntago wagize ugerageza kongera kuwukina se ntago numvaga ko hari ukuntu uba wumva numvaga ari nkaho naba nsubiye inyuma ubundi mu buzima busanzwe wakinaga kuhe mwanya ngende umuwinga ubwo ni nka za seti 11 gutyo wajya gutsinda se nk'ibitego wenda abira bya Messi abura aba Cristiano rimwe na usanga bageze gutsinda muri segonderi ngeze ntsinda igitego twari twakiniye interscolaire twakiniye n'ikigo cya Kayonza Modern konge n'isi Nyamira ntsinze igitego twe twabyitira ngo ni raketi ubu raketi uzi kuzitera neza cyane cyabaye cya seso ibyo bintu ntabwo bimenyerewe ku bakobwa kuko cyane ko ari iruza isaba imbaraga isaba tekinike ibyo bintu warabikoraga pe gakoresha mind suze n'umutoza wanjye yari animateur wacu kuki sugarutse mu Rwanda wenda utongeye uvuga ati reka mvuge ati wenda wongere ugiye kushaka kuko urumva n'ubundi wari ukiri mutoya kandi urumva wari ufite na forume nk'umuntu uvuye hanze turabona abakinnyi bavuye hanze n'abasaza na ba Haruna baragaruka za Rayozi bukabarokirita wowe kuki utigize uvuga ati wenda reka ngaruke nongere njye gukora igerageza jewe ngaruka umusaza ijoro nari buzemo aranyicaje angira inama yego ambwa ati rero kuko njye namubwiye niba gukina umupira utapfavorije ngo mbikomeze ndashaka gusubira mu rugo ambwa se kwiga nzakora equivalent nyene nkomeze no mu Rwanda aho batiga ubundi nicyo cyari kizanye kwikina umupira ambwa ati rero no ibintu byose wakora yego utari educated ntacyo bimaze nta kintu byakugezaho urakina umupira ejo ushobora kuvunika ukagira imvune iri perimano cyangwa se ihoraho ugasanga uratashye uraza ubigenze gute nta kantu wibitsemo yari umuntu ukunda kwiga cyane uraza ubigenze gute utarize waretse ukiga umwana rero ibyo nyine arankumveka n'uyu munsi byangiriye umumaro yakugira umumaro barambwira ati wowe niba udashaka no kwiga hano genda wigeyo ariko gabanya wenda ujye ukina ubikine nko kwishimisha ariko wibikina nk'umwuga kuko ntago mbona kure byakugereje nawe ubwo yarabirebaga wenda akurikije uburyo bimeze akabona ko aho bizagera nyine ubwo nk'umuntu mukuru ubugarutse mu Rwanda rero ndagarutse ariko ndavuga nti
wa mugani reka njye kwiga cyane ko nari nzi ubwenge pe ntabwo ari inkuru kabisa ndavuga ni rero reka nige noneho nshake na ekipe ndi kwiga yego gutangira ubuzima bwa kaminuza rero ni nko kubukomeza kuko nari nsanzwe niga urusanzwe wiga hariya kwiga ubuzima bwa kaminuza yego in this Kigali ntabwo byari byoroshye kwanga urabivanga n'ibindi wenda niba ugiye kwiga nimugoroba urumva ntabwo tuvugisha ukuri kiragiye ntabwo ekipe z'abagore zari zakagira ntabwo ari nk'ubu ngubu ukabishyira icyo gihe bimeze nk'ubu ntabwo byari buncike ariko kiriya gihe ntabwo bari bakagira kuri standard yo kuba umuntu yatungwa nabyo ntabwo byari byatunga umuntu byari biraho yego rero ndareba nsanga ntabwo byavamo ndavuga reka fokasinge ku ishuri ndavuga ahubwo nzajya ngenda wenda nkora imyitozo wenda ningira amahirwe nkabona ubushobozi nziga coaching cyangwa referee kandi n'ubu ngubu mba numva nyifite ubu birangije gutyo football usanga wihagaritse uraza uhita ujya mu buzima bwo kwiga wa mukaboyi ntabwo byashize kuko kwiyakira ngo wumve ko naje kwiga kuba umukobwa abantu twiganye nibareba iki kiganiro bazahita babyibuka twiga nko mu wa kabiri twenda kurangiza kaminuza yego noneho umuntu umwe yambwira ati nyine kuko na nimero yanjye wasevingaga kuba nkarandikaho Rebecca byabaga bikomeye ko abyumva kurenza uko yanditseho ngo Garso cyangwa se Kaboyi n'ubu hari abakibenyita ku buryo wanamubwira ngo yarashatse ntahita abyumva urugendo rero rwo gutangira kwikuramo izo karagiteri za gihungu zo gukina umupira utangiye kuba umukobwa utangiye kuva ku mapantaro urambara agakanzu witunganye wicare neza kwango uramenya n'agakweto no byankukiyemo kwango nambaye inkweto ndende ushobora gusanga nambaye ikanzu nkakubitaho nka Air Force ariko bigenda biza ubwo rero nabaye nyine nk'ubiparitse uwo mushiti wanjye rimwe nibwo yambwiye ati nyine ukuntu twaganira yambwiye ati sibundi ati uzi ko abantu bashaka kugira ngo uri nk'umulesbienne ako kana kavuze ubitekerezaho noneho nakubitiraho kongera nari umurokore nakuriye muri Sunday school ubwo n'ekole de dimanche muri ADPN ukijijwe kabisa numva Bibiliya nkayisoma nkabandi wa muntu utabwira ngo mubyahishuye ngo mpere mwitangirire nzaho nshakira igitabo ku kindi umuntu nyine ndijija nge nicira urubanza wanjye umuntu nzi Imana nzi amarorerwa y'ibihano by'ubutinganyi uko babinyitire kandi nanjye nari physical appearance nkabona ndi gasore no mu gituza ntabwo nigeze mbyimba nk'abandi bakobwa nkabona umuntu naturuka wakoraga siporo rwose pompage y'abana six pack ati ni umusore ngenda niga kugabanya avuga ni nibura wenda muri uyu mwaka ndaguramo wenda nk'agakanzu kamwe cyangwa tubiri nige kukagendera no nige kukambara nka feeling ngenda mbyiga niga kugira inshuti nka kwa kundi twabaga dusobanurirana ngo nawe byaranye kumbaza ngo wenda ukakunda abandi bicara bakagira ibigare by'abashuti babo b'abakobwa wose yari ngewe waba ufite inshuti z'abahungu aho tipe kuko nese umukobwa ni muri buganire ku mupira ntawazi wapi birasa ni inshuti z'abatipe tuganira umupira tuganire siporo tuganire n'ubuzima busanzwe ariko burya tukabugana ariko ka gitipe kuko nkasanga ibintu bampowetinga bafite ishingira ariko njye nkumva sinabikora nododiye nkumva ibibaho ukuntu umuntu aba umutinganyi ukuntu aba umulesbienne nkumva ni tabu niga rero kuvuga ngo ibi bintu bavuga reka amacalenjinge nkora ibiri positive niga kugira inshuti ariko bikangora umushiti wanjye nigeze ngira ni nawe wabyarangiye mbere Marene twiganaga urabizi muri kaminuza bayigamo n'abamama n'abakobwa bose inshuti yanjye mbona ko yambere umumaro kuko yanampaye akazi ndamushimiye cyane birangira mbivuyemo
genda mwigiraho, nkigira no ku bandi, nkiga uko bambara, uko bavuga, uko bimakiya, ariko byo simbibashe cyane. Birangira neza none wabaye wa mukobwa n'abana byose biratsama. Ya kaboyi umuntu akubonye ntago yavuga ko nta muntu wabona ko yagize ubumuga kaboyi. Okay, wenda demarisha zitarahinduka cyangwa se umuntu ukuzi niho ubimenya. Uburangije gutyo umupira wawusezeye. Nyuma y'umupira rero byaje kugenda bite? Nyuma yuko wabaye umukinnyi w'umupira uza guhinduka nyine none wakomereje muhebuze. Narazi kantu gasekeje se. Umbaje icyo kibazo nibuka niga muri segonderi, nakubwiye ngo nigeze ntsinda igitego kibi cy'umwaka. None umuntu umwe twaraganiriye ko nari nshinzwe siporo mu kigo. Yego. Mushiti wanjye twa David nawe n'abandi bashuti be twigeze tuganira. Arambwira ati rero ukuntu ngiye nkubona dore ikintu gitangaje. Ndabyibuka byavuzwe n'umwana w'umukobwa witwa Ivete turi mu kuganira nyine icyo kigare turangije umupira nyine kwa kundi waba Felicita twariganaga. Arambwira ati ukuntu nkubona uzashaka umugabo utazi ati ubundi wakabaye ushaka umugabo umupira bodi arizo muriramo barari zo mu mucana atariko bitangaje ukuntu wagira ngo ari umuhanuzi. Uzashaka umugabo hajyamo na match runaka wenda niyo yaba ari zo mu gihugu imbere abyitaye nabyiteho ibyo urushaka ntabwo akunda umupira. Niko byaje kukugendekera. Niba umubwiye no kuvuga ngo nyine azi ko mu Rwanda haba peri na Rayon, sinzi abamaje we niko abizi. Azi ko haba peri na Rayon. Icyo kora kuvuga ngo mfana peri kuko niyo umugore afana. Ntago football ayizi. Ntago ayizi. None se ubundi nk'iyo mpano ufite nta hantu waba waragize wikomora nko mu muryango wenda swate papa wawe se cyangwa undi mubyeyi cyangwa undi muntu wo muri famiye? Ntago njya mbimenya kuko ntago ayo mateka nyamenya. Yego. Ariko umupira ari kuri mama wanjye we ngo yarazi koga cyane kuko babukiye kuri Muhazi. Urumva ko n'undi ni famille y'abasportif. Sinzi niba hari undi wenda wa kera ariko njye simbizi nimba hari uwo nyikomora. Turi gusoza ikiganiro tugendeye kuri experience yawe, kuri story yawe, ni iyihe nama aha abana b'abakobwa bameze nkawe muri iyo myaka yawe ubona bakakanye bari muri iyo myaka bameze nk'uko gukomeza? Urakoze cyane. Ab'iki gihe bafite opportunité, si ibintu bisaba ngo ndaturuka icyangugu cyangwa ipfira kuri Muhazi nze i Kigali n'amaguru nze kwiyerekana. Ni ibintu byoroshye kuko iterambere ryarihuse. Ashobora kujya ku kibuga cy'iwabo akaba kubera ishyaka n'umuhata afite agaba yakora bakamufata ka video kugashyira kuri YouTube cyangwa kuri WhatsApp ne kwirirwa njyana kure kugashyira kuri stat. Biroroshye ko ahita amenyekana mu makipe akomeye akaza agakora igerageza akagerageza kareba. Rero bipfusha ubusa kuvuga ngo nta hantu byangeza, nta ndi umukobwa bizarangira gute. No, ibi bintu biragabura. Abo ngo bishobora gutunga umuntu pe bikamutunga kandi ni siporo nyine, ni ibintu bishoboka ntabwo ari ibintu by'abagabo gusa. Noneho se nihe nama wenda wagira nk'ababyeyi bagifata nk'aho umwana w'umukobwa atari umwana ukwiye kwinjira muri iyo mikino y'imbaraga, iyo mikino njyarugamba, iyo mikino amafutuboro iki? Iyo ni imyumvire ya kera. Rero buriya abazungu nibo nkunda, we areba umwana akiri muto akareba ibyo ashoboye akaba ari byo amushyigikiramo. Ntabwo yakohereza umwana kujya kwiga fizike abona ashoboye kubaka cyangwa se gutera irangi. Ni byo amushyigikiramo ahubwo agakuza ubumenyi afite. Umubyeyi rero w'iki gihe nawe cyane ko dufite n'igihugu gifavoriza ibintu impano z'abantu ufite ikaba yashininga. Ufite igihugu kirimo amahoro aho ibintu byawe bikora nta wagaze nta ntugunda. Rero umubyeyi yumve ko yego kuba umwana yawe umuganga ni byiza, kuba umwana yawe umufutubareri ubu bagatete Jimmy uyu munsi turabibuka nk'abarigeni kandi turabibuka kuki turabibuka ko bari abaganga se bari abafutubareri ba Grace nyina w'umuntu n'abantu
urumva basarima Toza bameze neza. twireferaho bagiye no muri mondial. Yego. Rero ikintu cyose ubona umwana ashoboye fa kuba kiri positive ahubwo mu guiding ugomba kumushyigikira niba ubona ari izo karate zamukiza, niba ubona ari uwo mupira, niba ubona icyo ubona ashoboye mureke mwemerere akuze impano ye. None se watubwiye ko n'ubu rwose football ukiyumvamo, nta buryo uteganya wenda bwo kuzajya gukomeza wenda nk'ishuri ry'ubutoza, ejo nawe tuzabe tubona izina ryawe nk'uko tubona izina rya nyina w'umuntu Grace, nawe nyine tukubona mu batoza bakomeye mu Rwanda. Ayo mahirwe izo nzozi mpora nzirota numva nzazikabye. Yego. Hari ibigo se wenda uzi nko mu Rwanda bikora ibintu by'ubutoza se, cyangwa nabyo bisaba kuba wenda wajya nko hanze? Oya ntabwo ari hanze, erega igihugu cyacu cyateye imbere naho wicaye ahangaha biroroshye guhaguruka wamaze kubona appointment aho werekeza. Rero ntabwo ari mpaka kujya hanze, keretse wajyanywe wenda n'impamvu zindi ukaba wakomerezayo, ariko no mu Rwanda urahigira ukabona lisanse ukazamura urwego ukaba waba umuntu. I don't care nibishaka bizabe mfite imyaka 40 ariko nzagaruka muri iki gihugu. Reka tukwifuze amahirwe n'imigisha muri kariyeri yawe, nta n'impamvu yo gutakaza kariyeri cyane ko ubikunda, kandi buryo iki umuntu akunze n'Imana imuha umugisha, urumva, kandi ugomba no kubiba hafi nk'uko bivuga. Twizera ko bizagenda neza. Reka tugushimire rero, twizera ko n'ubutani tugukenera, tugihaye ikiganiro cyiza rwose, n'abantu bazakira bazabitubwira. Nizere ko n'undi munsi tuzagukenera tuzakubona. Asante sana.